Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi w'198 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Ezekiyeli. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ku musozi wa Seyiri, maze uwuhanurire uwubwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore wa musozi wa Seyiri we ndakwibasiye, kandi ngiye kukuramburiraho ukuboko kwanjye, nguhindure amatongo n'igitangarirwa. Imidugudu yawe nzayihindura imisaka, kandi nawe uzaba ikidaturwa, maze uzamenye yuko ndi Uwiteka. Kuko wahoranye urwangano rudashira, ukagabiza inkota Abisiraheli mu gihe cy'amakuba yabo, igihe bamazweho n'ibibi byabo, nicyo gituma ndahira ko nzagutegekera kuvushwa amaraso, kandi azagukurikirana. Niko Umwami Uwiteka avuga, kuko utanze kuvusha amaraso, nicyo gituma amaraso azagukurikirana. Uko niko umusozi wa Seyiri nzawuhindura igitangarirwa n'amatongo, maze nzawucaho uwunyuraho n'uwugarukaho, kandi imisozi yawo nzayuzuzaho abishwe bo kuri wo. Abicishijwe inkota bazagwa ku misozi yawe no mu bibaya byawe no mu migezi yawe yose. Nzakugira umwirare w'iteka ryose, kandi imidugudu yawe ntizongera guturwamo, maze muzamenye yuko ndi Uwiteka. Kuko wavuze uti, ayo moko uko ari abiri n'ibyo bihugu uko ari bibiri bizaba ibyanjye, tubihindure, ariko ntimuzi ko Uwiteka yahahoze. Nicyo gitumye nirahirira yuko nzagenza nk'uko uburakari bwanjye buri, nguhoye ishyari wabagiriye ry'urwangano wabangaga, kandi nzabimenyesha mu gihe nzabaciraho iteka. Uzamenye yuko njye Uwiteka numvise ibitutsi byawe byose watutse imisozi ya Isiraheli, ukavuga uti, bihindutse amatongo, turabihawe ngo tubirimbure. Kandi mwanyirariyeho n'ururimi rwanyu, mungwizaho amagambo yanyu, nabyo narabyumvise. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, igihe isi yose izaba yishimye, weho nzaguhindura amatongo. Uko wishimye yuko gakondo yanyu y'inzu ya Isiraheli ibaye umwirare, niko nzakugenzereza, nawe uzaba umwirare wa musozi wa Seyiri we, ndetse na Edomu yose, maze bazamenye yuko ndi Uwiteka. Ezekiyeli ibice 36. Imana isezeranya abantu bayo kubaha umutima mushya. Nuko rero mwana w'umuntu, uhanurira imisozi ya Isiraheli uti, mwa misozi ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, kuko umwanzi yabashinyaguriye atawa, ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye. Nuko rahanura uvuga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, baguhinduye amatongo bakumira bunguri, baguturutse impande zose, kugira ngo mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga, kandi mukaba igitorero cy'abanyamagambo, mukavugwa nabi na rubanda. Ariko noneho mwa misozi ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Umwami Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya n'amatongo n'imidugudu yaretswe, yabaye iyo kunyagwa no gushinyagurirwa n'abasigaye bo mu mahanga ahakikije. Aravuga ati, ni ukuri navuye mu muriro mfuhira abasigaye bo mu mahanga n'Abedomu bose, abihaye igihugu cyanjye ngo kibabere inzungu, bafite ibyishimo byuzuye imitima, bakanegurirana bakagira ngo bakinyage. Nuko rero uhanurire igihugu cya Isiraheli, ubwire imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore navuganye ifuhe ryanjye n'uburakari bwanjye, kuko mwakojejwe isoni n'amahanga. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, narirahiriye nti, nukuri amahanga bakikije nayo azakozwa isoni. Ariko mwebweho mwa misozi ya Isiraheli mwe, muzatoha amashami yanyu, mwerera abantu banjye ba Isiraheli imbuto, kuko bagiye kugaruka. Dore ndabahagarikiye, kandi ngiye kubagarukira, muzahingwa kandi mubibweho. Nzabagwizaho abantu, ab'inzu ya Isiraheli bose koko, kandi imidugudu izaturwamo, n'ahasenyutse hazasubirana.
nzabagwizaho abantu n'amatungo nabyo bizororoka bibyare, kandi nzatuma muturwaho nka mbere, mbagirire ineza iruta iya mbere, maze mumenye yuko ndi Uwiteka. Ni ukuri nzatuma abantu babagendaho ari bo bwoko bwanjye Isiraheli, namwe muzaba igihugu cyabo kibabere gakondo, kandi ntabwo kizongera kubamarira abana ukundi. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, kuko bakubwira bati uri igihugu kimara abantu, ugatuma ubwoko bwawe buba imfusha, nicyo gituma utazongera kumara abantu ukundi, cyangwa gutuma ubwoko bwawe buba imfusha. Niko Umwami Uwiteka avuga. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, igihe ab'inzu ya Isiraheli babaga mu gihugu cyabo bwite, bacyandurishije ingeso zabo n'imigirire yabo, ingeso zabo zambereye nk'iby'umugore uri mu mugongo. Nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye, bahoye amaraso bavushije mu gihugu, kandi nuko bacyandurishije ibigirwamana byabo. Nuko mbatataniriza mu mahanga, bateraganwa mu bihugu, bacira urubanza rukwiranye n'ingeso zabo n'imigirire yabo. Nuko bamaze kugera mu mahanga ayo bagiyemo, bazirura izina ryanjye ryera, bituma abantu babavuga bati, aba ni ubwoko bw'Uwiteka, nyamara bakuye mu gihugu cye. Ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ryo ab'inzu ya Isiraheli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isiraheli uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo. Kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye, iryaziruriwe mu mahanga, ari mwe mwariziruye, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo uko ndi uwera. Niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Nzabanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabahwa n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye ba sogokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yanyu. Nzabarokora mbakure mu myanda yanyu yose, nzameza ingano nzigwize, kandi ne kubateza inzara. Nzagwiza amatunda y'ibiti n'umwero wo mu murima, kugira ngo igihugu cyanyu kitagawa n'amahanga y'uko gihoramo inzara. Nibwo muzibuka ingeso zanyu mbi n'imigirire yanyu idatunganye, kandi n'ibibi byanyu n'ibizira byanyu bizabatera kwihinyura ubwanyu. Umwami Uwiteka aravuga ngo, si ku bwanyu mbigiriye ntyo, mubimenye mukorwa n'isoni, kandi mumwarwe n'ingeso zanyu, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, umunsi nzabakuraho ibibi byanyu byose, nzatuma imidugudu iturwamo n'ahasenyutse hasubirana, kandi igihugu cyari umwirare kizahingwa, nubwo cyari ikidaturwa imbere y'abahitana bose. Maze bazavuga bati, iki gihugu cyahoze ari umwirare cyahindutse nka ya ngobyi yo muri Edeni, kandi imidugudu yari yarasenyutse y'amatongo idatuwemo, noneho yakikijwe n'inkike z'amabuye ituwemo. Maze amahanga yasigaye abakikijeho azamenya yuko njye Uwiteka nubatse ahari harasenyutse, ngatera imbuto ahari hararaye. Njye Uwiteka wabivuze kandi nzabisohoza. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, ubundi ab'inzu ya Isiraheli bazongera kunsaba ngo mbibagirire, nzabagwiriza abantu nk'umukumbi. Imidugudu yari yarasenyutse izuzuzwamo n'inteko z'abantu nk'umukumbi w'ibitambo byo gutambirirwa i Yerusalemu mu birori byaho byera, maze bazamenye yuko ndi Uwiteka. Ezekiyeli ibice 37. Iyerekwa ry'amagufa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukanaho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati,
hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi bikomeje. Niko umwami Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nuko mwana w'umuntu, wishakire inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda, ni iy'Abisiraheli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti ni iya Yozefu, inkoni ya Efurayimu n'iy'inzu y'Abisiraheli bose bagenzi be, maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye kwenda inkoni ya Yozefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisiraheli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye, kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yabo. Maze ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisiraheli mu mahanga bagiyemo, bateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isiraheli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbeze nabo bazabe ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yabo. Kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe. Bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeze amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo ba sogokuruza bahozemo, nicyo bazabamo bo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. Maze kandi nzasezerana n'abisezerano ry'amahoro, ribabera isezerano ry'iteka ryose. Kandi nzabatuza bagwize ubuturo bwanjye bwera, nzabushyira hagati yabo buhabe iteka ryose. Ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Amahanga yose azamenya yuko ari njye Uwiteka weza Isiraheli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Ezekiyeli ibice 38. Ibya Gogi. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi, umwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari, maze umuhanurire uti umva uko umwami Uwiteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari, nzagusubiza inyuma nshyire indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse, n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota.
ab'i Buperesi no muri Etiyopiya n'i Puti bari kumwe nabo, bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, ab'inzu ya Togaruma n'Ahahera n'Ikasikasi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ube witeguye, ni ukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi ubabere umugaba. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa. Mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa, kikababwamo n'ubwoko bwateranirijwe hamwe buvuye mu moko menshi, bukajya ku misozi ya Isirayeli yahoze ari amatongo, ariko bwazanywe buvanywe mu mahanga, kandi bazaba biraye bose uko bangana. Nawe uzazamuka uze umeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu, wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo uwo munsi uzagira icyo wibwira, kandi uzagira imigambi mibi, maze uvuga uti ngiye kuzamuka ntere igihugu kirimo ibirorero bidafite inkike, ntungura abaguwe neza bari biraye bose uko bangana, batuye ahatari inkike z'amabuye kandi nta myugariro ihari cyangwa amarembo. Mbona uko nsahura nkajyana iminyago, kugira ngo uramburire ukuboko kwawe ku matongo yongeye guturwamo no ku bwoko bwateraniye hamwe buvuye mu mahanga, bukibonera amatungo n'ibintu, kandi butuye mu isi hagati. Sheba na Dedani n'abagenza b'i Tarushishi n'imigunzu y'intare yaho yose bazakubaza bati, mbese uzanywe no gusahura? Igitero cyawe se wagiteranirije kuza kunyaga no gusahura ifeza n'izahabu, no gushorera amatungo n'ubutunzi, no kunyaga iminyago ikomeye? Nuko rero mwana w'umuntu, uhanure maze ubwire Gogi uti, umva uko Umwami Uwiteka avuga ngo uwo munsi igihe ubwoko bwanjye Isiraheli buzaba bwiraye, mbese ntuzabimenya? Icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera h'Ikasikasi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe bose bagendera ku mafarashi, igitero kinini n'ingabo nyinshi. Maze uzazamuka utere ubwoko bwanjye Isiraheli umeze nk'igicu gitwikiriye igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye, kugira ngo amahanga akurizeho kumenya igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi uwera, yewe Gogi we. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, mbese ni wowe uwo navugaga kera cyane mvugiye mu bagaragu banjye b'abahanuzi ba Isiraheli, bahanuye mu myaka myinshi icyo gihe, yuko ari wowe nzohereza kubatera? Uwo munsi igihe Gogi azatera igihugu cya Isiraheli, uburakari bwanjye buzatunguka mu maso hanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko navuganye ifuhe ryanjye n'umuriro w'uburakari bwanjye nti, ni ukuri uwo munsi hazaba igishyitsi gikomeye mu gihugu cya Isiraheli, gituma amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba n'ibyikurura bikururuka hasi byose n'abantu bose bari mu isi bihindura umushyitsi imbere yanjye. Imisozi izubikwa ahacuramye hatenguke, kandi inkike zose ziridukire hasi. Nzahamagaza inkota yo kumutera imusange mu misozi yanjye yose, niko Umwami Uwiteka avuga. Umuntu wese yuhire mwene se inkota, nzamusohorezaho amateka yanjye, muteze indwara ya mugiga no kuva amaraso, kandi we n'ingabo ze n'amahanga menshi ari kumwe nawe nzabamanurira imvura y'inkundura, bateze amahindu manini y'urubura rukomeye n'umuriro n'amazuku. Uko niko nzagaragaza icyubahiro cyanjye no kwera kwanjye, kandi nzimenyekanisha imbere y'amahanga menshi, maze bamenye yuko ndi Uwiteka. Ezekiyeli ibice 39. Nuko rero mwana w'umuntu, uhanurire Gogi uti, umva uko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubali. Nzagusubiza inyuma, ngushorere nkuzamure uturutse ahahera h'Ikasikasi, nkugeze ku misozi ya Isiraheli. Umuheto wawe uri mu kuboko kwawe kw'ibumoso nzawugutesha, n'imyambi yawe iri mu kuboko kwawe kw'iburyo nyigushe hasi. Uzagwa ku misozi ya Isiraheli, wowe n'ingabo zawe n'amahanga ari kumwe nawe. Nzakugabiza ibisiga by'amoko yose bikugashe, n'inyamaswa zo mu gasozi ngo zigutanyaguze. Uzagwa ku gahinga, kuko ari njye wabitegetse, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze nzohereza umuriro kuri Magogi no mu bantu baturaga mu birwa biraye, kandi bazamenya yuko ndi Uwiteka.
izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye Isiraheli, kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa ukundi, maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka Uwera wa Isiraheli. Dore biraje kandi birasohora, uyu ni wa munsi navugaga, ni ko Umwami Uwiteka avuga, maze abatuye mu midugudu ya Isiraheli bazasohoka bacane intwaro zitwike ingabo nto n'inini n'imyambi n'inshyimbo n'amacumu, bazamara imyaka 7 bakizitwika. Ntabwo bazajya gusenya inkwi mu gasozi cyangwa kugira izo batema mu ishyamba, kuko bazacana intwaro bagasahura ababasahuye, bakanyaga ababanyaze, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Uwo munsi nzaha Gogi aho guhambwa ho muri Isiraheli, ikibaya cy'abagenzi kiri aherekeza iburasirazuba h'inyanja, bituma abagenzi batakihanyura. Aho niho bazahamba Gogi n'inteko ze zose, maze bahita ikibaya cya Hamoni Gogi. Ab'inzu ya Isiraheli bazamara amezi 7 bahahamba kugira ngo batunganye igihugu. Ni ukuri abantu bose bo mu gihugu bazabahamba, bizababera icyubahiro umunsi nzakuzwa, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Kandi bazatora abantu bo kujya babikora iteka, bagenda igihugu bararura intumbi z'abagenzi zasigaye ku gasozi, kugira ngo bahatunganye. Amezi 7 nashira bajya gushakura izipfuritse. Kandi abanyura mu gihugu bazahanyura, nihagira ubona igufa ry'umuntu azarishyireho ikimenyetso, kugeza ubwo abahambyi bazarihamba mu kibaya cya Hamoni Gogi. Kandi izina ry'umudugudu umwe uzitwa Hamoni. Uko niko bazatunganya igihugu. Nuko rero mwana w'umuntu, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo ubwire ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba uti, nimuteranire hamwe munsi, mwikoranirize hamwe muturutse impande zose, muze ku gitambo cyanjye mbatambiriye, igitambo gikomeye cyo ku misozi ya Isiraheli, kugira ngo murye inyama kandi munywe n'amaraso. Muzarya inyama z'intwari kandi munywe amaraso y'abami bo mu isi, n'ay'amasekurume y'intama, n'ay'abana bazo, n'ay'ihene n'ay'amapfizi, byose ari ibibyibushye by'i Bashani. Kandi muzarya ibinure muhage, munywe n'amaraso musinde iby'igitambo nabatambiriye. Muzahagira ku meza yanjye muhagijwe n'amafarashi n'amagare y'intambara n'intwari n'ingabo zose, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ubwiza bwanjye nzabushyira hagati y'amahanga, kandi amahanga yose azabona amateka yanjye nasohoje n'ukuboko kwanjye nabaramburiyeho. Uko niko ab'inzu ya Isiraheli bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, uhereye uwo munsi no mu bihe bizakurikiraho. Kandi amahanga azamenya yuko ab'inzu ya Isiraheli bajyanyweho imbohe, bahowe ibicumuro byabo, kuko bancumuyeho, bigatuma mbakuraho amaso nkabatanga mu maboko y'ababisha babo, bose bakicishwa inkota. Nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo n'ibicumuro byabo, mbima amaso yanjye. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, noneho ngiye kugarura abayakobo bajyanywe ari imbohe, mbabarire ab'inzu ya Isiraheli bose, kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye. Nibamara gukozwa isoni, bahaniwe ibicumuro byabo byose bancumuyeho, bazatura mu gihugu cyabo birare, ari ntawe ubatera ubwoba. Nimara kubagarura bavanye mu moko, bateranirije hamwe, bakuye mu bihugu by'ababisha babo, nibwo nziyerekanira muri b'imbere y'amahanga menshi ko ndi Uwera. Bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, ubwo natumye bajyanwa mu mahanga ari imbohe, nkabagarura mu gihugu cyabo bwite, ari ntawo muri bo nzaba mpasize. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi, kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isiraheli, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Tuzakomeza ku munsi w'ejo tureba iby'urusengero rushya, ibice 40.